Bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Reka dushimire Imana cyane kino gitondo yaturinze, ikabana natwe, ikaba iduhaye umugisha wo kuramuka. Rero nimureke dukomereze hamwe kwiga igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Murabizi ko turi ku gice cya 21 kivuga ku ngingo y'ibinure, aho uyu munsi tugiye kureba akagingo gasoza umugabane wa mbere, ingingo ivuga ngo ubwaka. Umuhanuzi Ellen G. White aravuga ngo mu kwigisha amahame y'ubugorozi mu by'ubuzima hari akaga gaterwa n'uko abantu bamwe bifuza ko habaho impinduka, nyamara zikaba zibasha kubera mbi abandi aho kugira ngo zibabere nziza. Ubugorozi mu by'ubuzima si ikintu kigomba gukorwa huti mu buryo buhutaza abandi. Nk'uko bimeze muri iki gihe, ntidushobora kuvuga ko amata, amagi n'amavuta y'inka bigomba kurekwa burundu. Tugomba kwitondera kuzana impinduka, kuko bitewe n'inyigisho zifite ubukana, hariho abantu bamwe babasha gufata uruhande rw'ubwaka kandi babigendereye. Imiterere y'imibiri yabo ibasha kuba inkomyi y'ubugorozi mu by'ubuzima, kuko bake cyane nibo babasha kumenya gusimbuza uko bikwiriye ibyo bagenda bareka. Nubwo twatanze imiburo ivuga iby'akaga k'indwara ziterwa no gukoresha amavuta n'akaga abana bato bagira bitewe no gukoresha amagi ku buryo burenze urugero, nanone ariko ntidukwiriye kubona ko byaba ari ukwica amahame igihe dukoresheje amagi y'inkoko nzima zorowe neza kandi zikagaburirwa neza. Amagi afite ibyangombwa bikenewe mu guhagarika uburozi runaka. Abantu bamwe mu kureka gukoresha amata, amagi n'amavuta baba bavutsa umubiri intungamubiri zihagije. Ingaruka ni uko bagira intege nke, ntibabashe gukora akazi. Ibi rero biteza umugayo ivugurura ry'ubuzima, bityo umurimo twashyizwemo tukanawushyiramo imbaraga ngo ushinge imizi ugacogozwa n'ibidafite umumaro Umwami Imana itategetse, n'imbaraga z'itorero zikadindira. Ariko Imana izatabara ikome mu nkokora ingaruka z'izo ntekerezo zifunze. Ubutumwa bwiza bugamije guhuza inyokomuntu, bugahuriza hamwe umukire n'umukene, bombi bagahurira ku birenge bya Yesu. Iyo inyigisho z'ubugorozi mu by'ubuzima zigishijwe, abakene baravuga bati, none se twarya iki? Ntidushobora kubona uburyo bwo kwigurira ibinyamavuta. Iyo mbwiriza ubutumwa bwiza abakene, nahawe amabwiriza ko ngomba kubabwira kurya ibyo kurya birushijeho kugira intungamubiri. Simbasha kubabwira ngo ntimugomba kurya amagi cyangwa amata cyangwa amavuta ya creme. Ntimugomba gukoresha amavuta y'inka mu gihe mutetse ibyo kurya. Ubutumwa bugomba kubwirwa abakene, ariko igihe ntikiragera cyo kubategekera indyo bagomba kurya ku buryo budasubirwaho. Iki kintu cyumvikane neza. Niba wararetse ikintu, hari intambwe wateye, birumvikana, wibihatira abandi. Ubwami bw'Imana ni ubwami bw'umudendezo. Mwigishe kandi wite no kuri situwasiyo uwo muntu abayemo. Reka temperance, kwirinda, bye guhinduka umutwaro uremereye wikorezwa abantu harimo n'abakene, ahubwo biza ari umugisha. Rero hano hari ingingo isoza ivuga ngo icyerekezo. Umuhanuzi aravuga ngo ariko ndashaka kuvuga ko ubwo igihe kizaba kigeze cy'uko bitazaba bigikwiriye gukoresha amata, amavuta ya creme
amavuta y'inka n'amagi Imana izabihishura. Amen. Reka tugirire Imana icyizere. Nta bwaka bugomba kuzanwa mu bugorozi bw'iby'ubuzima. Ikibazo cyo gukoresha amata n'amavuta y'inka n'amagi bizirangiza ubwabyo. Ariko magingaya, iki si ikibazo kigomba kutuvuna. Nimureke ukwirinda kwanyu kumenywe n'abantu bose. Rero reka dushimire Imana, kandi ibi biragenda bisobanuka mu mutima usanzwe n'ubundi ushyikirana n'Imana. Rero Imana ibagirire neza, mbifurije isabato nziza. Amen.